uburyo ibintu bihenze nanjye ubwanjye kubisobanura birancanga pe nta kintu nababwira izi ni inyanya mu by'ukuri ntabwo nabo ntafite imboga niyo mpamvu nkunda kugura imboga birambangamira rero kuba ntafite imboga ariko biranangoye ukuntu ibiciro bihagaze izi ni inyanya ikiro nakiguze 1000 izi ni poivro ntabwo zo naziguze ku kiro naziguze ku mufungo wa 500 niyo poivro 6 urabona ko bikaze 2 4 3 7 rero 7 izo ni intoryi zo naguze akabase k'igihumbi izi ni nkeya ziri aha ngaha izi ni biringanya umufungo nawuguze ku mafaranga 500 wari uriho biringanya 6 shufureri 700 urabibona ko nta nubwo ziri fresh broccoli nayo ntabwo iri fresh ariko ntabwo nari kureka kuyigura kandi nimwe yonyine nahasanze ya Truwasa nabwo nyine bayimpereye Truwasa kubera iyo mpamvu ikintu nahendukiweho ni courgette izenye zose naziguze 1000 izi ni karoti nanze no kugura ku kiro nanga no kugura kwa dobo ngura izo bita ibinyamu don't judge me this time tugomba gushiramo imibare myinshi ibinyamu rero naguze iby'ibihumbi 2 nako ntago nzi ko pe bizamara n'ibyumweru 2 byumve ko biri serious iyi ni imiteja nayo naguze 1000 iyi ni ishu naguze 400 izi ni shufureri ni epinari naguze imifungo 3 ku mufungo wa 300 nizo zabonetse ko ni nyinshi cyane umufungo ni munini cyane celery gafungo ni Truwasa kamwe ariko ni kanini cyane naguze amaronji ku kiro 700 ngura imyembe kuri detaye 201 ngura na kokombure hoya nta kindi naguze ntacyo nukuri urebye amafaranga ntatanze sindi buyabare muri rusange ariko ni menshi ugereranyije nuko nari nsanzwe mpaha so rero naguze n'ibitunguru ngibi hano bitunguru ikiro kiri kugura 3 ariko nabiguze 150 ariko ubundi nyine ikiro ni 3 niko bakubanza kukubwira urabugoma no gukatuza muko ugomba no gukatuza this is my shopping today nubwo nigeze naguze na tey ntabwo nayivuze harya naguze na tey y'amafaranga ngahe harya tey ndayikunda iyo naguze ubushize yari nini cyane ku buryo maze kuyigura nabonye ntari buyitunge bitanyumisha izapfa mitanyumisha maze kuyumisha ndayisya mva nibwigishira ubuse simaze nk'amezi 3 imaze nk'amezi 3 my dear nta gihombo nagize pebwo rero n'undi niko ndibuze kubigenza kugira ngo nyumishe so rero tugiye gutunganya ibyo guteka kandi niba utarakora subscribe iki nicyo gihe cyo gukora subscribe rwose dushyiramo utuvuta duke cyane kuko nashaka ko imboga zimera nkaho zitarimo amavuta nicyo mba nifuza kubera ko amavuta menshi umuntu aba yakoresheje kenshi mu bintu bitandukanye akenshi igihe cyose ubishoboye ugomba kugabanya amavuta shyizemo karoti zacu rero karoti izi mboga nifuza ko zaba imboga zidatetse ku buryo zihiye cyane ahubwo zigomba kuba ari imboga zitetse zihiye zikucagurika nubwo abana batazikunda ariko barashyira bakazimenyera uko ugenda uziteka karoti zacu rero tugenda tuzigaragura aho nari ndi gutekera nabonaga hamaze kuba akavuyo kubera ibintu nari intetse ibyo ari byo n'ukuntu nari maze kwakatira ibintu byinshi turagaragura rero karoti zacu zikagenda zishya ntabwo utegereza ko zishya cyane ko n'ibindi buri bushyiremo nabyo biba biri bushake ahantu biri buhire urategereza gusa ukagaragura gake inshuro nkeya ariko udategereje ko zishya umwanya munini nyuma yo gukaraba intoki rero nahise nshyiramo courgette ko nari nazikase ntabwo nigeze mbereka wenda aho nakase ibirungo byose nari nazikase nzishyiramo nazo ngaragura gake usize imboga nababwira ko ziba zisa neza kandi zigira icyanga gihagije agaraguye inshuro nkeya
ntabwo nagaraguye inshuro nyinshi kugeza igihe wumva bikucagurika nubwo ntumvise, ntabwo ushobora kurenza iminota 3 buri kugaragura mu gihe cyose uteganya kuri bushyiremo ikindi kintu cyangwa 2 kwanza niyo myinshi, 2 niyo myinshi. Nyuma y'umunota umwe rero cyangwa amasegonda make umaze kugaragura cyangwa iminota 2 nk'uko nabivuze, ushyiramo za mboga zawe zindi. Urumva njye nari nkunda guteka imboga z'amabara, izo bita colorful vegetables, harimo shufureri, brocoli, karoti, concombre, courgette, ugashyiramo ibintu byose ushaka gushyiramo. Nanjye rero nkunda gushyiramo, nanga guteka courgette yonyine, ntabwo nyikunda yonyine, wenda na karoti. Nkunda gushyiramo brocoli na shufureri, nkashyiramo na karoti nyine kugira ngo bibe ofete. Buriya imboga kugira ngo tuzirye, nongere mbisubiremo, nkunda kubivuga, ziba zigomba kubanza gukurura ijisho mbere y'uko zikurura zigera mu kanwa. Kuko mubizi ijisho ryacu niryo dukoresha tujajuinga cyangwa se duca imanza z'ikintu runaka cyangwa tugiha agaciro cyangwa tukikambura. Rero n'ibiryo nuko bimera, iyo ibiryo bitaryoha ijisho ntabwo bishobora kuryohera mu gifu. Byonyine kugira ngo utere iyo ntambwe ukoreho biba bigoye. Nyuma rero yo kuzireka akanya gatoya, iminota itarenze 3 ariko itari na munsi yayo, nakoze uko nshoboye, ndongera ndagaragura, shyiramo ibirungo cyane cyane. Nta birungo byinshi nari gushyiramo kubera ko nta n'amavuta yari arimo. Nashyizemo ibitunguru, poivro, izo ngizo nibyo birungo byonyine nashyizemo, n'umunyu. Nta bindi bintu byinshi nashyizemo. Ndakomeza rero ndagaragura. Nyuma y'iminota, izi mboga zahereye iminota 9 kugira ngo zibe zihiye ku rugero nshaka, zidahiye cyane kandi zidahiye zigise. Mu busanzwe impamvu zatinze gushya, zidahiye cyane kandi zidakucagurika cyane, impamvu zatinze nuko nta mazi na make yari arimo, kuko na courgette amazi yari yabyari yashize. Ubwo rero imboga zacu murazibona ko zari zimaze gushya neza. Icyo nakoze, nongereyemo inyanya gusa. Ufite iyi video ubundi banarayikoze ejo, ariko kubera yuko ejo namaze kugeza ibyo kurya mu rugo ndateka, ariko mfata video ariko kuzi uploadingira rimwe byombi birangora, na uploadinga part 1. Shyiramo inyanya rero kuko nta bindi bintu byinshi nashaka gushyiramo, ndekera aho ngaho. Twagombaga gukora isosi yo kurisha, twakoze rero isosi yo kurisha isanzwe. Ufite twifuje guteka ibiryo by'abaganda. Sinzi nimba mubibonye ko n'amazi yamaze kuzamo. Imboga zose ubona zitari kuzamo amazi, ushyiramo akunyu gakeya, wamara gushyiramo akunyu gakeya itazamo amazi. Rero kugira ngo itakama, zikaba imboga zumagaye, nahisemo gushyiramo inyanya, nkahita ngaragura gake, inyanya zitarashya nkazikuraho. So rero tuza guteka ubunyobwa bwacu. Ubunyobwa ni ubunyobwa bwa kigande, ni bwa bunyobwa bw'amavuta. Mfashe ubunyobwa busanzwe, amazi nyashyira ku mbabura, ndangije nashyiramo inombe ya bwa bunyobwa. Ni ukuvuga ngo bwa bunyobwa bw'amavuta, ubwo bita ibinyebwa bwa kigande, ni ubunyobwa buba buseye cyane kugeza igihe buri bubyara amavuta. Nta bindi bintu biba birimo. Ubwo nigurege nabuguze ni original, ndabwizeye. Ukagenda ubuvanga. Ubu n'ubusanzwe uri buteke mu zindi mboga, ushyuriza amazi y'akazuyazi, ukaba ari ugenda uvangamo gake bikaza kugenda byivanga n'amazi, hanyuma ukaza kubisuka mu mboga zawe watetse. Kuri iyi shuro rero twagombaga kuburya bwonyine, ko dufite imboga